nibyo ariko ikimuzi cya mbere ukuri rega kuratsinda anye uko byagenda kose ukuri guca muzika ariko ntigushya byanga byakunda ukuri kuzagaragara yego ariko amafaranga naragiyemo natwe ariko tutasenze rwose amafaranga natwe bazana amafaranga tuzana imana tureba abatsimana iruta amafaranga cyane imana amafaranga kugira ngo bayabone nuko imana bigizemo uruhare imana ibishatse babyuka mu gitondo ibintu byose. Yeah, already to everyone muraho neza bakunzi ba filime My Daughter. This urubanza rwari ruri hagati y'impande ebyiri zari zihanganye rubashije kuba rwarangira. Urubanza rwari ruri hagati y'umuntu bita Vumiliya na Isabella rubashije kuba rwarangira hagati y'impande zombi, aho buri wese ategereje kumva imyanzuro y'urukiko. Yaba umuntu bita Vumiliya ategereje kumva imyanzuro izava mu rukiko, ategereje gusomerwa imyanzuro y'urukiko. N'umuntu bita Isabella nawe nuko nguko ategereje kuba yumva imyanzuro urukiko ruzafata, nimba urukiko ruzafata umwanzuro wo guhereza Vumiliya umwana we cyangwa se umwana ari umuntu bita Isabella uzamugumana. Hagati aho ngaho mu gihe umuntu bita Vumiliya ndetse na Isabella bose bategereje imyanzuro y'urukiko, umuntu bita Isabella ari kureba uburyo yaburanye akabona ko azatsindwa. Umuntu bita Isabella nta cyizere yifitiye ko azatsinda Vumiliya kubera ko yabonye umuntu bita Maître David ari kuvuga amabanga ya Isabella yose, aho umuntu bita Isabella yatangiye gushinja Michel ko ashobora kuba ari we wabwiye umuntu bita Maître David amabanga yose ya Isabella. Umuntu bita Maître David amabanga yose ya Isabella yarayazi, nta na rimwe rivuyemo. Yarazi ko umuntu bita Isabella yakuyemo inda yarangiza akiba umwana wa Vumiliya. Mu by'ukuri ayo ni amabanga umuntu bita Isabella yaraziranyeho n'umuntu bita Michel wenyine gusa. Ariko umuntu bita Isabella akigera mu rukiko yatunguwe no gusanga umuntu bita Maître David azi amabanga yose, aho umuntu bita Maître David yatanze ibimenyetso bifatika bigaragaza ko umuntu bita Isabella ari we washimuse umwana wa Vumiliya. Umuntu bita Isabella ari we wibye umwana wa Vumiliya. Mu by'ukuri umuntu bita Maître David arongera agaragaza ko umwana ari uwa Vumiliya, atanga ibimenyetso bifatika. Ibi byose nibyo byaje gutuma umuntu bita Isabella yitakariza icyizere akurikije uburyo baburanye, abona ko umuntu bita Vumiliya byarangiye agiye kuba yamutsinda agasubirana umwana we. Mu by'ukuri rero umuntu bita Michel akibibona gutya atangiye kugenda ashinja umuntu bita Michel kuba ari we watanze amakuru akayaha uriya mwavoka wa Vumiliya muzi nka Maître David. Murabizi ko yatangiranye na Isabella avuga ko agiye kuburanira Isabella, ariko aza kumenya ko urubanza rwa Isabella ari urubanza rw'amahugu, birangira abivuyemo avuga ko ataburana urubanza rw'amahugu, ahubwo ahita yigira muri timu y'umuntu bita Vumiliya, kubera ko Vumiliya ari we wari uri kurengana, kubera ko Vumiliya yari inzirakarengane kandi ari gukoresha ukuri. Murabizi ngo ukuri guca mu ziko ntigushe. Imana ikomeje kugenda ikorera muri Maître David kugira ngo ashire ukuri ahagaragara, umuntu bita Vumiliya atangire abone umwana we nawe yongere agarura ibyishimo. Rero umuntu bita Isabella kubera ko yabonye ko yamaze gutsindwa byarangiye, nubwo ategereje imyanzuro izava mu rukiko, ndetse na Vumiliya akaba ategereje imyanzuro izava mu rukiko. Akurikije uburyo yaburanye yabonye ko byanze bikunze umuntu bita Vumiliya ari uzatsinda. None umuntu bita Isabella yatangiye kuvuga ko umuntu bita Michel ari we wamumeneye amabanga, ari we wagiye akabibwira Maître David byose ahereye ku murongo, amabanga yose yari yarahishe n'umugabo we Nkuranga. None umuntu bita Michel atanze gasopo k'uyu mugore ngo ni Isabella ukomeje kugenda avuga ko umuntu bita Michel ariwe wamenye amabanga ya Isabella. Michel atanze gasopo abwira umuntu bita Isabella ko agomba kwitonda agaceceka ibyo bintu kandi ntaguma gutera n'amahane, ko ukuri kose arahita gushira hanze agasobanurira Nkuranga uburyo ikibazo kimeze, akaba yasubira no mu rukiko nawe agatanga ubuhamya akavuga ko umwana ari uwa Vumiliya, ahubwo umuntu bita Isabella yamwibye. Guys, ahangaha niho umuntu bita
Michel ari kuza gutuma umuntu bita Isabella agwa neza agaca bugufi, naho ubundi umuntu bita Isabella yari yatangiye kuvuga ko Michel ariwe wamennye amabanga, none Michel yahise aha gasopo uyu mugore ngo ni Isabella, amubwira ko niyongera gutusha akavuga ngo Michel niwe wamennye amabanga ko arahita yamenera icyarimwe amabanga yose akayishyira ku karubanda, akabwira Nkuranga ukuri, akabwira Nkuranga amabanga yose atigeze amenya umugore we Isabella yari yaramuhishe, ndetse agasubira no mu rukiko akaba yatanga ubuhamya. Gusa ahangaha nk'abakunzi ba filime My Daughter tugiye kugenda tureba buri ruhande, yaba timu ya Vumiliya yaba na timu ya Isabella, turebe uburyo baburanye mu gihe bagitegereje imyanzuro izava mu rukiko, tumenye ngo ese ubundi imyanzuro izava mu rukiko dukurikije uburyo buri bantu bagiye baburana, ubundi ninde uzatsinda? Ese Vumiliya azegukana umwana we cyangwa umwana azakomeza afatwe n'umuntu bita Isabella? Ibyo byose rero nibyo tugiye kuba twareba, muraza kumenya umwanzuro nimba umuntu bita Vumiliya agiye kuba yasubirana umwana we cyangwa se umuntu bita Isabella araza kuba yamugumana muri ya manyanga ye. So rero mbere yuko tuza dukomeza tubagezaho ibyo byose, iyo myanzuro yose, turagira ngo tugusabe urebe munsi y'iyi video ahantu handitse subscribe ukandeho, fata isogonda rimwe ukande subscribe. Tuba tubibutsa gukanda subscribe kugira ngo mujye mubona utuntu tw'ubwenge kuri YouTube channel yanyu yitwa Big Bless TV, ibagezaho utuntu tw'ubwenge umunsi ku wundi. Mu by'ukuri biba ari ingenzi cyane kuba wakora subscribe, nawe wayikoze tukaba tugushimiye cyane, uri umuntu w'umugabo. So ikindi kintu ugomba gukora ni like. Reba munsi y'iyi video ahantu handitse like, akantu k'agakumwe k'ikiganza karebye hejuru ukandeho rimwe n'urutoki, kandi like ubundi musharinge ahantu hagiye hatandukanye, kuri WhatsApp, mu magurupe ya WhatsApp, kuri social media zigiye zitandukanye. Ikiganiro twise My Daughter tuganire show, ubundi tuze tureba ngo ese Vumiliya yaba agiye kubona umwana we. Gusa nk'abakunzi ba filime My Daughter bo baba batekereza ko umunsi urukiko rwasohoye imyanzuro rukavuga ko umuntu bita Isabella yatsinze, abakunzi ba filime My Daughter bavugaga ko bahita bareka gukurikirana filime My Daughter. Gusa ahangaha umuntu bita Isabella byamaze kuba bigaragara ko yamaze kuba yatsindwa, kubera ko baravuga ngo ni amahoro y'umunyabyaha. Nawe ubwe ku mutima mwagiye mubona ko yishinjaga ko yatsinzwe bitewe n'uburyo Imana yagiye igakorera mu muntu bita Maître David. Buriya Imana ihora ihoze ibyo kuvuga ngo umuntu bita Isabella ni umukire, ibyo ngibyo Imana ntabwo ibirebaho. Umuntu bita Isabella kandi natsindwa bizarangira ahanwe. Murabizi umuntu bita Isabella yabeshe mu rukiko, kandi ibi byose urukiko ruragenda rukicara rukabisesengura, rwasanga wabeshe mu by'ukuri nabyo ukabihanirwa. Buriya rero biriya binyuma byose mwabonye umuntu bita Isabella abesha mu rukiko, byose azabihanirwa umunsi w'ugosoma imyanzuro y'urukiko uzaba wageze. Guys, ahangaha rero mwabonye uburyo umuntu bita Maître David yaburanye, yakoresheje imbaraga zose yari afite, yakoresheje ukuri kose yari afite. Murabizi ko nk'uko mwabibonye yarazi amabanga yose ya Isabella, yarazi amanyanga yose ya Isabella, buri kimwe cyose cya Isabella umuntu bita Maître David yarakizi, kubera ko umuntu bita Isabella ubwe yari yaribwiriye Maître David ukuri. kandi ikindi umuntu bita Maître David akaba yarazamuwe mu ntera, akaba yaragizwe umushinjacyaha mukuru. Rero ibingibi ni bimwe mu bigaragaza ko umuntu bita Vumiliya yamaze kuba yatsindira umwana we, nubwo ubu ngubu ataramubona, ategereje imyanzuro igiye kuba yava mu rukiko. Guys, niba nawe wishimiye uburyo umuntu bita Maître David yaburaniye umuntu bita Vumiliya kugira ngo Vumiliya abashe kuba yabona umwana we, agere ku ntsinzi, umuntu bita Isabella nawe yishure ibyo yakoreye
ibyo yakoreye Vumiliya byose, yishuye ibyo yakoreye Steven byose, aho na Steven yavuze ko agiye kuba yatangiza ikirego cy'uko uyu mugore ngo ni Isabella yamushimuse. Uyu mugore ngo ni Isabella, timu ya Vumiliya igiye gukomeza imutereho ibisasu bimwe bya kirimbuzi kugira ngo nawe yumve uburemere bw'ibibi byose yagiye abakorera. Guys, shira udutima twinshi hasi muri komenti mbere yuko dusoza show yacu, kubera ko umuntu bita Vumiliya ari kugenda akoza ku ntsinzi imitwe y'intoki. Guys, rero ahangaha niba uri umukunzi wa filime My Daughter, nagira ngo wigaragaze uvuga ati Vumiliya tsinda, Vumiliya tsinda, Vumiliya hejuru cyane.